Turabasuhuje mwese aho muherereye hose, ikaze nanone ku makuru Rwanda TV. Inka y'umugore witwa Nyirabazungu Esperance wo mu mudugudu wa Gatagara mu kagari ka Kamamfu mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo yabyaye ikimasa gifite imitwe ibiri n'amatwi ane ndetse n'amaso ane. Ni ukuvuga ko buri mutwe ufite amaso abiri n'amatwi abiri. Amakuru atugeraho avuga ko iki kimasa kikimara kuvuka cyahise gipfa. Ubuyobozi bw'umurenge wa Muhura nabwo bwemeje iby'aya makuru, buvuga ko bwiboneye icyo kimasa cyavukanye imitwe ibiri, buri mutwe ufite amatwi n'amaso yawo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhura Nayigize Ntejiliberi yabwiye itangazamakuru ko nyina y'iyo nka ikiriho, ariko byatunguye abaturage kubona inka yahatse nk'izindi zose ibyaye ku nshuro ya gatanu ikabyara ikimasa cy'imitwe ibiri. Yavuze ko bigereyeyo bakabyibonera nk'ubuyobozi. Inka yahatse ikabyara ikimasa cy'imitwe ibiri ni ikintu kidasanzwe ariko gishobora kubaho. Inzobere mu by'ubuzima bw'amatungo zigaragaza ko kuba itungo ryavukana umutwe urenze umwe ari ikintu kidakunze kubaho, ariko ahanini biterwa n'impinduka mu mikurire, imirire idahagije, imiti ikoreshwa mu buhinzi n'ubworozi ndetse n'indwara z'ibyorezo. Dr. Allen McDonald, inzobere mu buzima bw'amatungo abazwi nka veterineri, mu bushakashatsi yise The Science Behind a Two-Headed Wolf, yagaragaje ko nubwo bidakunze kubaho ariko iryo tungo ridakunze kubaho igihe kirekire. Icyakoze ngo ibyo ntibiba ku nka gusa, ahubwo bishobora no kuba ku yandi matungo cyangwa imbwa, injangwe, inyoni n'ibindi. Ayo yariyo makuru yaragezweho muri aya masaha. Duhure mu bindi biganiro.